Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe aho uherereye hose. Warakoze gukora subscribe, nawe ugiye kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi uko dushyizeho ibiganiro byacu. Niba ari ubwa mbere utubonye, ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Reka mbifurize icyumweru cyiza. Imana ibarinde aho muherereye hose, ibarindire umubiri wowe udukurikiye, ikurindire umubiri wawe utazaho umugayo. Hanyuma Imana irinde ubugingo bwawe bwose burindanwe n'Imana Data. Urukundo rw'Imana rugutwikire, ubuntu bwayo bube ku buzima bwawe. Kandi icyo nkwifurije ni uko umwuka wayo ari wo wakuyobora, ari wo ugutwara, ukubere umujyanama mu mibereho n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Yesu rero nakomeza kwishimire, nje muri update news cyangwa se ku makuru nifuza kubagezaho. Abantu benshi nakomeje kubona banyandikira bambaza ngo ese Pastor Ibyishimo koko yapfuye. Nabonye abantu marenze nka bane bamamagara, abandi banyandikira, ndavuga ni ndaza gushaka amakuru. Murabizi ko ntajya mpfa gutangaza information ntazi. Buriya nibyo byiza uko ugenda wubaka umuryango mugari. Iyo tubasaba ngo dukore subscribe ni ukugira ngo nibura ya family donc tube dufite ikintu tuyimariye, yaba mu by'ubwami bw'Imana, yaba no mu byo buzima busanzwe. Abantu tubana buriya biba byiza wubatse ukavuga ati iki kintu ngiye nubatse ni cyiza. N'umuntu akaba ariko reka njye kumva kwa kanaka ibyo kanaka araza kuvuga, naba ari ukuri araba ari ukuri. Rero reka mbabwize ukuri, ntabwo Byishimo yapfuye nkuko nagiye mbona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Icyo kora amakuru angeraho y'ukuri nyanyayo nuko arwaye kandi arembye. Ararwaye, ararembye, arembeye mu bitaro bya Byumba. Aha niho yafatiwe n'uburwayi. Ejo bundi yagiye mu kazi, uburwayi bwaje bumufata, bumuniga, bumubuza kuvuga, birangira bamujyanye kwa muganga. Hanyuma hari amakuru nabonye acicikana avuga ko bamuroze. Kugeza izi saha ntago aramenya exactement ikintu arwaye. Gusa icyo nabwira abantu badukurikiye, izi nkuru rimwe na rimwe tuvuga kuri YouTube, sometimes tuvuga n'abantu cyane cyane abantu baba bafite ishusho yo kwera bahakana imbaraga zako. Ndagira ngo mbabwire ko mwa bantu b'Imana mwe, aba bantu donc mu isi y'umwuka batera ibitero shuma byinshi bigiye bitandukanye. Nkanjye ndashimira Imana ku munsi wo kuwa mbere pe nanjye nari mpfuye. Ubu ndabizi hari abagiye kwandika muri commentaire ati uragapfuboni upfa kuba wagarutse. Ndabizi hari abantu batwanga, ariko ntago abantu bose batwanga. Hari n'abantu badukunda badusabira ku Mana akaba ati Mana uturinde. Rero birashoboka ko wenda uyu muvandimwe baba baramuroze cyangwa se bataramuroze, kuko ama examen yo kwa muganga ntago aradekarara icyo arwaye. Gusa ameze nabi. Nabyutse mu gitondo uvugana n'abantu bo mu muryango we, donc bambwira ko bitameze neza. Na nyiri ubwitenge nagerageje kumuhamagara, ariko donc mu kuvugana numva ntago turi kuvugana kubera ubushobozi bw'uburwayi bw'ukuntu ameze. Urumva rero mukomeze mu musengere, mukomeze mu mufashe. Babakunzi ndabizi ko nyine ubu hari abifuza bati ubonye twabaye twumvisha inkuru mbi. Abantu benshi baba bafite uko batekereza, ariko burya umuntu wese ahava akagera aba afite ikimana yamwandikiye. Mu minsi yashize twigeze kuganira ikiganiro, ndamubaza neko se Pastor koko umbwije ukuri imbwa yaje mu rusengero Bweramvura? Hambwa ati imbwa yarahaje, atari ku buryo tuba dukoramo n'inkuru no gushaka ubuzima biba birimo. Ati Robert wambwira uri kumva iyi YouTube yacu abantu 1000 nyambona n'abantu ba mama muri gushaka views, mama muri gushaka ubufaranga. Nibyo nyine baba bari gushaka amafaranga, ariko birakwiye ko n'abantu bajya banamenya na realite z'ubuzima. Ntibicira abandi babicana ubugingo babarenganya. Mw'abantu mwe mudukurikira babwije ukuri,
abantu 1000 iyo barebye umuntu bashyiraho idolari iri rudori rimwe. Ni ukuvuga ngo niba ari ikiganiro wagikoze kikarebwa n'abantu 300, ni amasantime 0.30. Niba cyarebwe n'abantu 900 ni 0.90 by'idolari. Idolari hano mu Rwanda rihagaze amafaranga 450. Ikiro cy'ibirayi kiri kugura amafaranga 800. Ubwo urumva ni ikiro n'inusu cy'ibirayi, sibyo? Nk'umuntu rero nka Pastor Byishimo n'urugero mbahaye, ufite abantu 10 arebera mu muryango, ufite abana 4 biga muri segonderi, wakoreye ADPR imyaka 20 wahemba 40,000, ejo bundi bakaba barabirukanye. Nabona inkuru y'imbwa yaje ikurikiye bashebuje ikaza mu rusengero, mu rwego rwo kugira ngo muze kureba, arababwira ko imbwa yabwirishe. Ariko ndagira ngo mbisabire mbinginge uyu muvandimwe tumusengere. Nuko ntabwo dukeneye kumva inkuru mbi, izi nkuru mbi ziza gutwara abapasiteri, abavuga butumwa, abantu baje mu itangazamakuru bikabirarangiye. Ndabizi ko aba bantu rimwe na rimwe tuba tudekarara imirimo yabo y'umwijima bambaye ishusho yo kwera. N'abarozi pe, bohereza amahembe, bohereza ibitero shuma mu buryo ubwo aribwo bwose. Kuko nkurikije n'uyu nguyu y'ibina rwaye, urumva ko ari imbaraga z'umwijima baba bamwatakishije. Iyo urangaye rero ukagumya kwibera muri ba nyiramabuno babasohoye mu nzu, ukagumya kwibera muri ba kana kababyaye, ntufate n'ibihe byo gusenga. Ku munsi mubi nyine barakumanyura, nta mikino baba bafite. Ariko uyu muvandimwe ndifuza ko tumusengera ku Mana. Kabiri, abantu bafite uburyo bwo kuba babasha kumugemurira, mugemurire niwe urebera urugo. Hega muri iki gihe ubuhinzi bwarapfuye, ubutuzi twarabuze. Aho akazi kari ni kuri YouTube. YouTube nayo ndabasobanuriye, ntago hano mu Rwanda turi monetize, sibyo? Nuko ntago turi monetize. Ubwo niryo dolari rimwe riba ryaje, n'abantu bafite monetization baba baturebye bari nk'iburayi. Ngo niba ikiganiro cyawe cyarebwe n'abantu 1000, abantu 900 akaba ari abanyarwanda, 900 nta kintu kiba kiriho. Aba bantu 100 bari mu bihugu biri monetize nibo bazana iryo dolari rimwe. Rero nimukicane n'abantu bugingo ngo abantu bafite amafaranga kuri YouTube ngo barakize iki se aba hari? Cyangwa no kuvuga ngo mudutere inkunga, supporting, muduha amafaranga kugira ngo dukore umurimo. Nizi ndabi mwirwama, Robert wabwireje ubutumwa bwiza, hari n'igihe mpamvu turenganya. Nukuri tujye tuganira. YouTube yacyo kuzashyizeho uburyo bwiza bwa super chat, bwa membership, gufata amadolari 3 ukavuga ati iki kiganiro kanyitera inkunga Robert akoze, kanyimuheho amadolari 3 kuyafite. Ntago ari itegeko cyagutwara iki. Ariko ndashimira Imana dara abavandimwe ujya kubona ukabona yabikoze rwose, yagushyira 2 3. Hari umubyeyi umwe Imana imumugisha, yadaba atarayisiba, yari yarabonye ashyiraho ko azajya amadolari 9 kuri kwezi. Urumva uwo abagusapotinze. Mujye mwiga gushyigikira abakozi b'Imana. Nk'uyu muvandimwe mbasabye inkunga y'amasengesho. Kabiri, ababishoboye mwe mwamusura kwa muganga. Nimero ye ndaza kuyipininga hano kuri telefone. Tunamusengere n'ukuri. Ntago dukeneye kubunya kumva inkuru mbi z'abantu b'Imana ngo batabarutse. Never. Gusa cyo nyishyira amakuru, ntago uyu muvandimwe yapfuye nkuko mwagiye mubona bamwe babivuga. Aracyahari, arwariye mu bitaro by'ibyumba. Ubuntu bw'Imana bukomeze bumukize, bumubeho, nawe agaruke. Buriya naza wenda Yesu yamukijije azatwihera amakuru mazima afatika. Gusa izi nkuru ndabizi impamvu nifuje gukora n'iki kiganiro bago tumusengere umuvandimwe tunamutabarize. Murabizi ko n'ibijyanye n'isi y'umwijima nuko bikora utangira umuntu yumva ngakura kwa bavava ngo ari mu bitaro gutya na gutya kajya kumva byarangiye. Rero mufate amavi mu musengere. Byanze bikunze afite abakunzi akagira n'abanzi. Mu minsi yashize abantu Robert iki gipasiteri mwakondokanye, ibyo birakureba. Ariko
tujye turenga n'imbibi twibuka ko turi abanyarwanda, tubane mu mahoro, dusengerane. Umuntu niba ari gukora n'ibyo ubona bidakwiriye, donc kumuhuguza ubugwaneza biba byemewe, nta kintu biba bitwaye. Rero ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo rumugote. Si nawe wenyine, ubu hari abandi bantu bafite abantu babo barembye bari mu bitaro. Niba uri no kutwumva kuri iki kiganiro, Yesu ashimwe. Hari igihe mukurikira tayito zabyo mugahita muza uko twumva kuri iki kiganiro, ufite umuntu urwaye kwa muganga urembye, cyangwa se urwaye n'ubundi buryo, ukaba ufite ibibazo by'inzara. Ubu dufite abantu bafite ibibazo by'inzara, y'abantu benshi bakujya kunanya, ruba wanabaye, wandengeye, wamfashije, numvishe ugira umutima w'ubumuntu. Ariko ntaneze nafasha abantu bose, nanjye ko ntakize bihambaye, ko ndi muri mwayene. Rero icyo nakwaturaho nuko Imana yakugirira neza. Umuntu urwaje umuntu kwa muganga, Uwiteka kwishimire agukize. Umuntu ufite ibibazo by'ubukene bimujujubije, abuze icyo kurya, abuze icyo kwambara, abuze icyo, donc ubuzima bwanze, Uwiteka nakurengere. Hari abantu baba barengana, bari mu nzu z'imbohe barengana. Umuntu wese ufite umuntu urengana ari mu nzu y'imbohe, Uwiteka namuha ubutabera. Hari abantu bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, kandi dukumiye mu isi y'ubumana imbaraga z'ibitero 10 uyu munsi byatewe, bitongerewe abantu ngo baze gukora impanuka, bitongerewe abantu ngo baze kuhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ibico by'abambuzi. Iyo myuka yose tuyikubise hasi, urukundo rw'Imana rubatwikire. Yesu rero nakomeza bishimire. Nanje muri update news ni amakuru urumva banje kutangaza kugira ngo n'abantu barema agatima k'umuvandimwe atatabarutse nk'uko mwagumye kubibona. Ni muzima kandi Yesu amwishimire, amukize, amurinde. Hanyuma namwe aho muri hose nk'uko namye mbibaturaho, ubuntu bw'Imana bubatwikire. Abagiye gusenga mutaha amahoro. Ejo twagiye ahantu mu bukwe, muvandimwe arahaza, ngiye kubona mbona Satani aramweje, aroha imodoka mu mpanga, kwivamo byari intambara. Iyo mitego yose rero y'abadayimoni biteza ibibazo n'intambara n'ibigeragezo, Imana y'amahoro nibitsinde. Imana y'amahoro ibagirire neza, ibishimire, ibakomeresha urukundo rwayo. Nicyo mbatuyeho, kwera ko Imana kubane namwe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, mbabwire ngo shalom, mbabwire ngo naho gutaha. Ariko mwibuke kudushyigikira bantu b'Imana, mukora subscribe, share, comment, like, mukora join membership. Nukuri $2 arahagije, 3 mukadushyigikira. Imana yabaha umugisha. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom, naho butaha. Ciao ciao.